Yes, reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye wazike aho uri hose ku isi. Ndakubwira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana abane nawe bitagenze neza ndakwihanganisha, ndakubwira ati bibaho mu buzima. Uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi, cyangwa se ejo bikaba bibi, ejo bundi bikaba byiza. Si kubwa imbaraga zacu rero, ni imbaraga za Allah subhanahu wa ta'ala, Uwiteka. Nta kintu dushobora kuba twakora Imana itabigizemo uruhare, yewe nta mugisha wakugeraho Imana itagushyizeho ibiganza. Byose rero bica mu maboko y'Uwiteka, mu mbaraga z'Uwiteka, mu bushake bw'Uwiteka. Ibyo wikora byose rero, nimba wumva yuko ibyo ukora byose ari imbaraga zawe, uribeshya cyane, kubera yuko twebwe turi hafi ya nabwo ku bumenyi, tugendera ku mbaraga z'Uwiteka. Wowe rero waba wibeshya cyane uramutse wumva ko ibyo ukora byose uri ikinani, ari imbaraga zawe, nta support ukeneye ku Mana. Nk'ibisanzwe rero ni njye nta wundi ni si papa, wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro, nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye wazike, ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose ku isi, by'umwihariko kuri wowe uvuga Ikinyarwanda, Ikinyabwisha, Ikinyamurenge, Ikirundi. Hari umuntu wambwiye ngo kuki utavuga abandi b'izindi ndimi, ntago byakumvikana, niyo namuvuga ntago yabyumva. Izo ni indimi twese duhuriraho muri iki kiganiro. Ushobora kuba wakumva navuze Ikinyarwanda, Umurundi yanyumva, Umunyamurenge yanyumva, Umunyabwisha yanyumva. Harimo n'uwambajije ati abanyabwisha cyangwa se urwo rurimi rw'Ikinyabwisha ni uruhe, ruva hehe, ni rurimi ki? Nta kindi rero, urwo rurimi rw'abanyabwisha ni abaturage cyangwa se ni ubwoko butuye muri Nord Kivu, hano hafi ya za Goma. Uvuye muri Goma ukajyaho bita za Bunagana, Rucuro, Kiwanja, ukajya za Jomba. Aho hose bavuga ururimi rumeze nk'Ikinyarwanda, nirwo bita Ikinyabwisha. Urumva ko rwari Ikinyarwanda bararuhindura, baravuga ati ni Ikinyabwisha. Ni bwisha iyo ngiyo, hano za Bunagana, kuri iyi boda ya Uganda na Congo, hano za Gisoro. Iyo wambutse gato uba uri Bunagana, nirwo rurimi bakoresha no mu bita za Jomba. Yes, uyu munsi rero ibyacu ntago bitinda. Hari ibintu maze iminsi ndi kumva narirengagije, n'ibindi ndi kumva amagambo menshi mu bantu bagiye batandukanye mu yobokamana, bitewe n'ibintu biri kugenda biba muri iyi minsi. Ndavuga ati waza nkagira icyo twaganiraho, byibuze twese tugasobanukirwa. Ugasobanukirwa, ngasobanukirwa, uriya agasobanukirwa, n'uriya agasobanukirwa, twese tugashyira hamwe, ko twamenyereye ibintu bya vuta ni kuvuta. Ariko mbere y'uko dutangira iki kiganiro, ndagira ngo wowe mubyeyi w'umugore, umudamu cyangwa se umutegarugori, kwa Tike Shop mu mujyi, afitiye ibintu byiza cyane, abafitiye impano, abafitiye ibintu byiza cyane yabazaniye ku giciro gito, buri muntu wese yakwisangamo. Hari amakanzu meza y'abamama, yewe sinay'abasilamu gusa. Namwe mutari abasilamu, karibu sana. Namwe njya numva ngo ba mama pasiteri, abagore bashaka kwambara bakaberwa kandi biyubashye,
ku buryo buri muntu wese avuga ati uriya mubyeyi araberewe. Nimba ushaka kwambara rero ngo uberwe ku mwenda w'umubyeyi ugomba kwambara akavuga ati dore umumama, nyarukira kwa TK Shop. TK Shop abafite ibintu byiza cyane kabisa, munyarukireyo. Afite imyenda, afite inkweto, afite amavuta, afite amaparfait, afite ibintu byiza cyane. Yewe uhageze ntago wavamo nta serivisi agukoreye. TK Shop. Ubwo rero urahamagara kuri iyi nimero uri kubona hano kuri screen, niyo ya TK Shop. Aho siyo? Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. Yes. Ngira ngo ejo bundi ku tariki 6 nibwo habaye urubanza no cyangwa se kujurira kwa Alhaji Rubangisa Sulaimani na Imanzi Fahad Asod. Havugwamo byinshi, ngira ngo twabivuzeho n'umwanzuro ko bababwiye ko bagomba kuzasomerwa ku tariki 11 z'uku kwezi saa 9 z'amanywa ku rukiko rwa Nyarugenge. Nibwo bazasomerwa. Bumvishe ku mpande zombi, bumvishe kuri Rubangisa ibyo yaregwaga ni kuyeyoguje, bumva kuri Sudi nawe, bumva no kubavoka babo abunganizi uko ari 4. Nibwo rero Madame Presidente wari ukuriye aho ngaho, wari uyoboye urwo rukiko, urwo rubanza Preto, niwe wavuze ati ku tariki 11 isaa 9 z'amanywa nibwo tuzabasomera. Hashobora kuvamo ati murabere mwigendere, akavamo ati nanone igihano icyaha kirabahama, mugomba guhanwa muri ubu buryo. Allah niwe uzi ibizaba kuri uwo munsi, twe ntabwo tubizi, ariko tunasaba ko Allah yakoroshya ibibazo ku mpande zombi, mu mitima yombi y'abavandimwe. Allah akazoheresha ibibazo, twese tukanyurwa, tukabona bamwe bari hanze, tukabona abantu bose bishimye muri rusange. Impamvu rero nangiye mvuga kuri aba bagabo ni ukuntu numvishe mu matwi y'abantu no mu makomenti yo mu biganiro bigiye bitandukanye bavugamo abatanga buhamya. Mu batanga buhamya hajemo umwe witwa Sheikh Murangwa Jamel, hazamo n'undi witwa Musa, witwa Musa. Irindi zina si ngombwa kurivuga kuko ntago ari we ngiye kuvugaho nguwo. Yes, ngiye kuvuga kuri Murangwa Jamel. Bavandimwe mukurikiye Wazke, ndagira ngo wenda tugende gake. Uramutse uri mu nzu iwawe ukabona watewe, wakora iki? Ese wakwirukanka? Ese wakwirwanaho? Wowe wakora iki ubonye watewe? Hari ijambo njya mbabwira ati rivuga ati nkunda amahoro nkanga kuyabura. Kabone niyo waba uri kuvugisha ukuri, ariko hari uburyo wanyumvisha icyo kintu, amakosa yanjye ukanyumvisha, amanyanga yose nkora ukabinyumvisha, ariko hari inzira wabicishamo. Nanjye nkabyumva nkavuga ati we narakosheje. None nimba umuntu anteye sinitabare, ntega umutwe awukubite, ntega umugongo awuvune, muhamagura yace, muha amaboko yace, nkora iki? Ari wowe wakora iki? Impamvu mvuga gutyo rero nuko bavuze ko umutangabuhamya ari Sheikh Jamil Murangwa, akaba ari nawe watanze ikirego.
cyo kuba aba bagabo babiri bafungwa. Aho turabyemeranya 100%. Yatanze ikirego, ariko se icyo kirego yagitanze ate? Byahereye hehe kugira ngo atange icyo kirego? Byaje gutangira gute? Mu biganiro byinshi mwagiye mubona byanyuze kuri Dawa Rwanda TV, harimo ibyari biri kuvuga kuri serivisi zo gutwara abantu imaka, kandi iyo serivisi usa nkaho wari umuyobozi we wari uyihagarariye, wari uzi buri kimwe mpaka Z, yari Murangwa Jamel. Ibyo yazaga atangariza abasilamu bo mu Rwanda, abandi baravuguruzaga nk'uko bari babifitiye uburenganzira. Habamo gushima no kunenga, icyo kintu turacyemeranyaho. Ibi bintu ntago ari byo, ibi nibyo, basi ibintu bikarangira. Ari amaradiyo yose arabikora, ari amateleviziyo yose arabikora. Habamo gushima no kunenga. Ariko nkurikije ibiganiro byose byavuzwe kuri Hija, byose byaranengaga, ku buryo hagezweho na porogaramu yo kuba wavuga ati murimo muribwa, mwe muretse gutanga amafaranga yanyu. Paka haza kugeraho ahavugwa yuko kujya Hija ngo nta kibazo kirimo. Byaravuzwe, batanga fact z'abamenyi bagiye batandukanye. Burya iyo umuntu azi ikintu utakizi, ushyiraho zip urashona. Abenshi ntago babigize icyo babivugaho, byavuzwe n'abantu bakeya mu bamenyi, mu bashekh. Ariko byakomeje kugenda bigira undi mwuka. Ubwo bakomezaga kugenda batanga ibimenyetso cyangwa fact mu byerekeranye no kujya Hija, bagaragaza ko ari ukwibwa, ari ubujura, bakangurira abantu kutajya Hija. Haje kuzamo akandi kabazo hagati ya Murangwa Jamel na Rubangisa Sulaiman. Abo babiri Sudi abigwamo nk'umusesenguzi, urumva yagombaga kugwa ku rutugu rwa Rubangisa. Hazamo vuta ni kuvote, bakora ibiganiro bigendanye bavuga yuko Jamilu ari umunyabyaha, bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Noneho kera kabaye bamukoraho ikiganiro kirekire cyane, bafite impapuro tutazi iyo zavuye. Hazamo iby'umwana, hazamo iby'umugore, hagenda hazamo ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino. Ku ruhande rwa Jamil yavugaga ko ari ukumusiga icyasha. Ku ruhande rwa Rubangisa na Sudi bavuga yuko bari gushaka kurenganura uwo mwana. Byabaye vuta ni kuvote, bizamo induru, bizamo ibintu byinshi cyane. Noneho icyabaye, Rubangisa nawe mu rukiko yarabivuze, birimo ejo bundi aho yarari kujurira. Yavuze ko umutangabuhamya Murangwa Jamil ari nawe watanze ikirego bidashoboka. Byavuzwe n'umwunganizi we ngo ntibishoboka, ntabwo ibyo bintu bundi bibaho byo gutanga ubuhamya kandi akaba ari nawe watanze ikirego. Icyo kintu cyateshejwe agaciro. Sulaiman Rubangisa yatanze ikirego muri RIB arega Sheikh Murangwa Jamil. Impapuro ntago zirajya hanze,
z'icyo yaregwaga. Ndagira ngo tugende gake gakeya. Ntabwo impapuro zirajya hanze zerekana icyo yaregwaga. Umuntu uzi icyo yamureze ni Rubangisa, we watanze ikirego kuri RIB. Ariko tugendeye kuri video bakoze mbere, harimo ibintu by'amafamily, harimo iby'abana, harimo iby'umugore, ibintu bigiye bitandukanye. Dukurikije ikiganiro, shobora kuvuga gutya atari nacyo kintu yareze, afite ibindi yareze twe tutazi. Kuko iyo urukiko rutaraguhamagaza cyangwa se ngo RIB gufate, ntabwo wamenya icyo umuntu aregwa. Sinzi nimba uri kucyumva neza icyo kintu, ariko tugenda tureba muri bimwe byagiye bica hanze. Rubangisa ubwo yamaraga gutanga ikirego, bimeze nkaho na Sheikh Jamil nawe yagiye amugiye inyuma, nawe atanga ikirego. Ikirego yatanze nicyo kijyanye n'ibi ngibi turi kumva umunsi ku munsi. Iki kijyanye cyari kirimo ngo ibyaha bitatu, amacakubiri, harimo iki cyo gushaka kugumura abantu, gushaka guteza umwivumbagatanyo, ibintu n'ibyo ngibyo nyine yo gushaka kuzana shamura cyangwa se kuzamura jazba mu Bayisilamu. Nibyo Sheikh Jamil yagiye gutangamo ikirego, hazamo n'uyu nguyu nirinze kuba nakora inoze cyane, uyu nguyu Musa, uyu Musa, bose batanga ibirego ari babiri. Ntago ari umuntu umwe watanze ikirego, ni babiri. Sheikh Jamil yatanze ibye, n'uyu Musa atanga ibye. Sinzi abantu nimba turi kugendana neza. Muri bya birego byose koko abagabo bari kubiburana, bamaze kujya imbere y'uyoboye imanza, umukuru w'urukiko, inshuro zirenze 3. Kuri 11 bizaba byabaye 4. Siko bimeze, bizaba byabaye 4. Sheikh Jamil rero abantu bakomeje kugenda bamwikoma, abashehe bafungisha bagenzi babo, we wallahi ntuzabona umuhumuro w'ijuru, ibyo mukora byose gusari uri gukora siporo, ibyo ukora byose muri abagome imbere y'Uwiteka, muzabibona gutya na gutya. Harimo amarangamutima koko kuri wowe, nawe uramutse buri muntu wese wumvishe koko Sheikh Jamil uko yareze, wababara. Nkuko nawe uri inyuma ya Sheikh Jamil, nawe iyo baza gufunga Sheikh Jamil cyangwa bakamufata n'abazira ibyo Suleimani yareze, n'abandi nabo bari kubabara. Abari nko kuba wenda baserebura uyu munsi nibo bari kuba bari mu marira, abari mu marira uyu munsi nibo bagakwiriye kuba bari mu guserebura. Kubera ko biramenyerewe ko muri vuta ni kuvute, biramenyerewe. Nibyo bya bindi by'amakipe, muraturokotse, mwatwibye, mwakoze ibi, bamwe bakababara abandi bakishima. Mwese ntabwo mwakwishimira rimwe, ntabwo bishoboka. Nicyo rero cyatumye abantu bakomeza kwikoma Sheikh Murangwa Jamil ngo yafungishije abayisilamu bagenzi be, ngo niwe watanze ikirego. Ese reka nibarize akabazo kamwe. Icyo kirego Rubangisa Suleimani yatanze mbere arega Sheikh Murangwa Jamil, iyo gihita cyakirwa kigashyirwa mu bikorwa byihuse, wowe wari kuba wiyumva ute? Ubu Sheikh Jamil yaza kuba ari we wambaye iryo roze wamwifurizaga ko yambara, ari mu igororero i Madrid, i Mageragere, wowe wari kwiyumva ute?
mbwira ukuntu bari kwiyumva. Bari kwiyumva ute? Hari ijambo umuvandimwe yivugiye mu kavideo kamwe hano, muraza kukumva, ntabwo nshaka no kurisubiramo, ariko ryerekana amarangamutima, ryerekana icyo twese tuba twifuza. Twese tuba twifuza ibintu byiza, kandi inzira ducamo harimo abaca inzira ya haramu, harimo abaca inzira ya harari, kandi twese turazashaka kuzahurira mu nzira imwe. Uri muri haramu ntabyo azi, n'uri muri harari ntabyo azi. Ibyo byose nta wundi ubizi rero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyagasani niwe ubizi, niwe uzi ikiri mu mutima wanjye. Njye sinyizi kubera yuko ngenda huzagurika. Niwe uzi ikiri mu mutima wawe, niwe uzi icyo utekereza, niwe uzi nimba ibyo uri gukora koko uri gukorera uri gukorera Imana, cyangwa se uri gukorera shetani. Ibyo uri gukora, nimba uri guharura inzira yo kukugeza kwa Allah, nimba uri guharura inzira izakujyana muri Jahannam, mu muriro, Allah niwe ubizi, we ntabyo uzi. Wowe kora ibyo ukora, ibindi birekera Imana. Kandi buri kintu cyose turabizi ko ari qadar, ni igeno, buri kintu cyose. Wabyanga, wabyemera, ibyo ukora byose cyangwa ikintu cyose kikubaho ni igeno ry'Imana. Nta kintu gishobora kuba na kimwe Allah atagize gutya, atashyizeho ikiganza cye. Ntibibaho. Aho wajya hose, honda umutwe, rara usara amajoro, utange ruswa, uvuga ibyo uvuga byose, ariko Allah atagize gutya nta kintu cyaba. Niyo mpamvu rero nibiba biri kuba bitubera inyigisho. Turebe ese ibyo wifuriza mugenzi wawe wabikwifurije hari ikibazo kirimo? Nimba unyifurije ibyiza, nanjye ndakwifuriza ibyiza. Nunyifuriza ibibi, nanjye ndakwifuriza ibibi. Ntago wanyifuriza ibibi ngo njyewe nkwifuriza ibyiza. Never. Ntago ibyo bintu bishoboka. Ntago ibyo bintu bishoboka. Nimba unabitekereza, ibyo bintu biba ari ubunafiki. Ngo mureke. Urugero, nimba wenda Rubangisa yanditse iyo letere, ashyiramo imitego myinshi cyane, ashyiramo ukuri kwinshi cyane, azana ibizibiti. Uko wayanditse, Mwenyezi Mungu niwe ari kugutiza uko gutekereza, ati shyira amaka ku bitekerezo yagutije ubumenyi. Nundi nawe uko Allah yaguhaye ubwo bumenyi, nundi niko nawe yabumuhaye. Nawe niko ari kwandika. Ushaka imbinu. Tuvuge wowe wenda wari kumwe na Sodi n'abandi bantu bawe bari hafi yawe, nundi nawe afite abantu bari hafi ye. Sinzi impamvu rero ibibazo byose muvuga ko runaka yatanze runaka. Icyo kintu rero nibyo bya bindi bita ubufana. Wowe shehe, aho uri hose, we musilamu ufite shahada, aho uri hose ku isi, ukabuza ibi bibazo iyo biva n'iyo bijya, koresha hikima. Ukoresha imirongo yo muri Qur'an, ukoresha hadith. Ureke gukoresha isura y'umuntu, ureke gukoresha igihugu urimo, ureke gukoresha amarangamutima yawe, ureke gukoresha akaboko karekare. Nukurikiza icyo Qur'an idusaba, nukurikiza icyo hadith idusaba, bizaba ari perfect. Bizaba ari perfect. Kandi icyo uzi ko kitazashoboka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kizashoboka uko byagenda kose.
nimba Sheikh Jamil ari umunyamakosa koko, Allah najya arya ruswa azamugaragaza. Nimba koko ari igisasu wo kubisemo kugira ngo gitaruke buri wese amwote, nimba ari byo koko Allah azagaragaza ukuri. Nawe Allah ntago azakurenganya, ntago yakwima haki yawe. Kandi na Sheikh Jamil nimba iki kintu nawe yaragikoze kubw'impamvu z'inyungu ze, atari inyungu z'abasilamu bose muri rusange zo kugira ngo wenda abatabare nimba koko bari kugwa mu kibaya, bari kugwa mu nyanja, nawe Allah azamugaragaza. Nimba guhuguje nawe azamuhuguza. Nimba yaratumye ugaragara mu kintu utagakwiriye kuba urimo, azagusimbura monami, nawe azakugaragaza. Ntago Allah ajya atinda gusubiza umuntu. Niyo mpamvu rero tureke ibintu byaho kwisiga amarangi, tureke ibintu by'amarangamutima, tureke ibintu cyo kumva umwe akurura hano undi akurura aha. Uriya simukunda, uriya bimeze gutya, uriya arashaka kutwicira diru, uriya arashaka kubangamira proje zacu, uriya arashaka gukora iki. Abandi bakagenda bari ibintu barimo bararya bonyine, bari kwigisha ibintu bidahuye. Okay, ibyo tubyemere. Izo deba mwahisemo kuzikorera ku karubanda, mwanze kwicara ahantu hamwe ngo mubiganireho, murimo murakora deba na ba mamuma twumva twese, n'abatagakwiriye kubyumva bari kubyumva. Ubwo rero ni mwebwe mwatangije iyi ntambara, ni mwebwe mwakoze iki. Ubwo nyine nimukomeze mukururane, basi Allah subhanahu wa ta'ala uwazashyiraho ibiganza n'uwazateza rubanda, basi twe twicare gusa turebe ikizavamo. Narajya kure nk'ubu ngubu hari umuntu wigeze gukora amakosa muri iki gihugu, avugira ijambo ahantu ku kabaya. Amaze kuvuga ijambo, imyaka icamo ari 30, azi ngo iryo jambo ryarazimiye. Yarivugiye imbere y'abantu afite indangururamajwi, kandi byari mu bihe bigoye. Nyuma y'imyaka 25 plutôt, umuntu ajya mu nkiko, ajya kuburana, bamuzanira ya audio, barayiplayinga ya majwi, avuga ati uyu muntu ninde? Si wowe wavuze ibi bintu? Ati ndarengana, cyo muntu w'umugabo navuga ibi bintu? Njyewe umuntu ufite ubwenge so yavuga ibi bintu? Umuntu wavuga ibi bintu nta bwenge afite. Urubanza aruzanamo komedi, aruzanamo komedi. Ariko nawe yumvishe amagambo yavuze, asubiza inyuma ubwenge, aravuga ati naho nacikiriye audio, nta handi, reka mvuge gusa ko atari njye. Ntago ari byo bindaje inshinga rero. Sheikh ari ndabishoboye pepe, mbere akiri muri RMC, ataratandukana nayo, ari umwe mu bantu bigisha abantu bagafashwa bakagira imani. Yakwicara agiye kwigisha abantu bakuzura umusigiti, nibwo habayemo akantu gatoya katagenda neza mu buyobozi bwa Amor RMC. We wenyine ari pepe aricara aravuga ati mwebwe musuzugura abayobozi,
wowe wifata ugasuzugura mufti w'abayisilamu na ofisi ye, iyo avuze na ofisi ye ni komite, ni komite yose ya RMC, ugasuzugura imamu regional, ugasuzugura imamu w'umusigiti, icyo gihe uba ufite icyo bita kibri. Avuga yuko hari abayobozi mu bayobozi bakwiriye kudutekerereza, bakwiriye kudufatira, navuga wenda nk'ibyemezo, nk'uko atanga urugero avuga ati nk'uko hari swala zimwe tugomba gusarira hanze ahantu fasi fulani muri stade, kumumena, atanga izo ngero n'ahandi. Hari swala zigomba kuyoborwa n'abayobozi bakuru, abayobozi bacu. Akandi kantu yongeyemo mbere yo guplayinga iyi audio, iyi video, aravuga ati ibyo bazakora byose twebwe nta kibazo dufite, nimba ari amakosa yabo bazabibazwa, twe ntago ari ibyacu nibitureba nka ba mamoma, bazabazwa ibyabo nk'ubuyobozi. Kandi aravuga ati ibi bintu byanyu ba mamoma muvuga ati sinasara inyuma y'uyu muntu, sinagendera inyuma y'uyu muntu, mwuzanije uri murashaka kuzakubita abana amajido, murashaka kuzakubita abantu amajido. Niwe wabyivugiye. Mbere yuko wenda njya mu bindi, reka mubanze mwumve audio yiwe. Mwa umuyobozi agiyeho murahamagaranya ati alhamdulillah imana yadushubije, alhamdulillah byamini kiniki, iminsi yarangiye muri muvariya njabo kama ni njuu kama ni nini, murahiya ati wallahi tutatara wesa mutavaho, mkampiga jido, mshaka Allah wazani nono lazima mpa. Ndio maana unaona Waislamu kuna ile maneno wanasemaga sio hadithi, kama tadinu ko mushaka kujyana umupira lazima Allah bajyanye. Ako yito mvuga uko byagenda kose lazima Waislamu kwishira mu cyo kubaha. Yo ndabibabyiye sheikh. Ejo hawa yakantu sijue nini, swala sijue ya mfalme. Watu wanitukana Waislamu ni vibaya. Kuishi hapa ni subira. Ka imamu sijue nini akatai kumsalia nini. Akamwambia akhi alhamdulillah safawda yake. Ntabwo ibi ntari akavuyo. Tusali tunafite abayobozi yanjye bana. Bakiniambia mimi tasali, nataka nini? Ngo ni dini, ngo ni swala. Hali swala zikeneye abayobozi yako. Mbona wanatupeleka kule ku kiwanja bila hii? Kwa tutasalira hano. Cyangwa hangiria kumumena. Byo sikibu. Wala kule chini kwa tujyanye Nyamirambo. Nande batujyanye. Saba abayobozi wa Islam. Hari ukeneye ubuyobozi. Usije musikiti ngo mudusalire ngo umuntu wapfuye ngo muri bya Islam. Hari ukeneye kwanza ubuyobozi kwivuga iki Islam. Tugomba kujya tumenya system zindi ko ziri kugenda Abayisilamu. Hari ibintu wema ntazakubaza wewe, ibyo turabigarukaho umwanya. Rasul avuga ati ntimuzambure abayobozi ubuyobozi bwabo keretse mumaze kubona ubukafiri bwagaragawe. Ubukafiri bwagaragaye. Ubukafiri bwagaragaye. Yani umunyagazi hari umukafiri ati anjewe y'Islam bivuyemo cyangwa se ebana nta mukafiri nzafasha, nta mwisilamu nzafasha, ndi ku ruhande rw'amakafiri cyangwa se uyu nguyu we mu munawe. Islam hanga hari kibazo. Shera bati fala yajuzu al-khuruj alayhi mahma balaghat min al-fisq. Hago byemewe kuva ku muyobozi wa Islam amanyanga yose yakora. Hago byemewe ngumufi au ngumuhundu. Na abyemewe wa Islam hano mu Rwanda ya dufite mufti. Dufite mufti bana mufti na biroyi. Tukagira imamu w'intara, imamu w'umuji. Tukagira abayimamu b'uturere. Tukagira n'abayimamu b'imisigiti, abana abayobozi bacu tugomba kububa.
tugomba kuba abayisilamu izi nzego ko ari enye. Rasul avuga ati ntimuzabaveho keretse mubonye ubukafiri bugaragara, muzabaveho. Haya sasa. Haya, ngaho nimunyumvire, ngaho nimunyumvire. Ubwo se hari aho abahishe ahari mu gihe cyashize, mu myaka yashize hambere, isupu itaragwamo ubushishi, ibintu bitaravurugika, batarakamurira umwana indimu mu kanwa, byari ubuki birangira bibaye indimu cyangwa shubiri, ibintu biba birazambye. Ngaho nyumvire nk'aha ngaha rero, sinirirwa njya kure, umva irindi jambo. Ntabwo abayoboye idini, abayoboye dunia niyo muyobozi wabo, sindayegera n'umuhagararizi, ntabwo tumwumvira turagoye. Haya bavandimwe bayisilamu, ngaho munyumvire namwe, turamenya dukurikira nde? Ko hari abo turi kubona bameze nk'uruvu, ari amabara higenda hindagurika bitewe n'aho ari, ko ari bya bindi tuvuga mwakoresheje ibitabo, hakaba hatarimo twa tundi two gufata nk'akantu gatoya. Nk'ubu ngubu nk'ibi bintu Sheikh Ali Pepe yavuze, byari kumvikana iyo tuza tukamera nk'abajomba, hakaba hari Korani ebyiri, hakaba hari iya kera n'iyera. Wenda twari kuvuga ko bimwe yabisomye muri Korani ya kera, ibindi ari kubisoma muri Korani yera, ariko ibyo ntibibaho. Igitabo ni kimwe, iyo mirongo niyigeze ifutika, ntago yahindutse, nta n'ufite ubushobozi bwo kuba yayihindura. None bishoboka gute ko amagambo wigishije nyuma y'imyaka 10, agomba uyu magambo wigishije mu myaka y'ibihumbi 2013 bihindutse 2024 na 4 na 5 bihindutse? Bigenze gute kugira ngo umubi abe umwiza, umwiza abe umubi? Bigenze gute kugira ngo amazi wari ufite meza ubu ngubu uyabona ko ari ibiziba? Byagenze gute kugira ngo amata wabonaga ko yera uri kuyabona ko yirabura? Byagenze gute? Nimba koko uri umuyobozi, uri umumenyi, uri Sheikh, nk'uko bavuga ati Sheikh Ali Pepe, iryo ni garade buri muntu wese yakwita pe. Nanjye birangora cyane kuba nshobora kuvuga ngo Pepe gusa ntabanje Sheikh, biri automatique. Allah yaragusize amavuta, yagushyizeho nur, ariko dusobanukirwe, twebwe turashaka gusobanukirwa. Ni gute unyereka ko uru rupapuro ari umweru, ejo ukahita umbwira ko ari umukara? Ni gute? Nkakubaza impamvu ukayibura. Ni gute umbwira ko kiri ari icyatsi, kamya kiriya ni icyatsi, ejo ukambwira ukuntu ari umutuku? Ari wowe wabinyeretse, ari wowe ngenderaho. Ese ubu mu mitima y'abantu bari hafi yawe bagufana bakora iki? Noneho barabyakira bate? Hataje mu bya bindi byanyu byo kuzana ati uyu muntu dufitanye ikibazo, uyu muntu dufitanye ikibazo, ikibazo cyawe ukakizana mu bayisilamu bose, ugashaka gufata abantu ukabangisha umuntu, ugashaka gute? Muraducanga. Ibyo bintu by'ubufana, ibyo bintu by'ubufana rwose wapi, naho bishobora kugeza ubusilamu, naho bishobora kugeza ubusilamu. Hari ikintu umuntu agomba gukora. Hari umugani bajya bavuga ngo
uwagiye ngo uburyasazi azirya ari mbisi. Nimba waratangiye ufana umuntu kubera ko biragaragara yuko atari suna turi kugenderaho, biragaragara ko atari imani, byagaragaye yuko ahubwo ari inyungu, intere zanyu muri gupfa. Ntago muri gupfa idini, muri gupfa intere, inyungu, muri gupfa inyungu. Niyo mpamvu uzajya usanga imvubu iri kurwana n'ingona ku mazi, nta kindi baba bapfa, nta kindi baba bapfa. Imvubu ibishaka ririya sayo, ingona nayo ikeneye amazi, imvubu igashaka gukamya amazi kugira ngo ibone ririya sayo yibere mu sayo, ingona nayo ikabyanga, bikaba noneho ari amakimbirane abera mu mazi ku kiyaga runaka. Nimba ubona ko ibintu bidashobotse, wishuka abantu, uwo ari we wese, nta muntu nunze agatoki, wishuka abantu. Dore ibintu byaroroshye, isi yabaye ingasigaye ingana nk'ibasi. Ubutumwa ubugeza ku bantu bose, nugeza ubutumwa ku bantu bose ubizi yuko uri kubashuka, ubizi yuko uri kubashuka. Umuntu wese watumye umutima w'uhena uhinduka, akanga umuntu ntacyo bapfa, agakurikiza ibitari muri Korani, agakurikiza ibyo tutabona muri hadith, agakurikiza ibintu wowe wamwigishije, wamweretse, ubwo njye ntacyo navuga. We n'Imana yawe, ni wowe uzi icyo uzabwira Imana. Nimba uzavuga ati burya yari game nakinaga, ariko nanjye sinzi ko bizagera aha, basi. So reka minira ahangaha mvuga ati ibi bintu rwose muri kugenda muvuga, Sheikh Jamilu, Murangwa Jamilu nawe ibyo yakoze, nimba koko yarabikoze kubera impamvu ze runaka, nawe nta nuzi, nta cyaha afite, nta cyaha afite. Buri muntu wese yari kuri polisi aba yumva ko arengana, ariko n'uwafungishije aba yumva yuko atarengana. Yes, aba yumva yuko buri muntu akurura yishyira, niko bimeze. Ubwo rero tureke ibintu by'amagambo, tureke ibintu tubiharire Allah subhanahu wa ta'ala. Njye simvuga ngo tubiharire ribu, ngo tubiharire inkiko, tubiharire Imana yonyine, niyo izi ibyo tutazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.